gutungana n'ukwanyu babyeyi sa nkuca bugufi ngo ukorere kugira ngo wakire umutungo washyizemo wawe. ikirata uretse gato muga iyo karito nta kintu kirimo, nta kintu kirimo. nakora nkareba gutya, wakoraho ukareba gutya uretse manze nde gutya kaze nde ko avamo amafaranga, nubwo atari ubwa mbere n'ubwa nyuma mbibonye, njya hari amakuru mba nishakira views, kora akazi kawe nta kibazo. Ngusuza kandi zere kumeze neza uri hose mu cyo giye tandukanye, barasazira ingero zo amajyepfo, amajyaruguru, of course check it mu badakina n'abana ukina n'abanyana usura batandukanye mu cyo giye tandukanye, subanganya inkuta senye utanga isanamitima kuba mukurikira uramamagaye. Turi mu buce bigiye bitandukanye nkuko muri intro nkubwira ngo dusuriremo abajya batandukanye. Nari nibereye ahantu rwose mu ntara mvuye ahantu, mbona inomero ya telefone iramamagaye irambwira ati ndi umukobwa warangije kwiga, ndi umukobwa utagira ababyeyi, ndi umukobwa wirwanyeho, shakisha uburyo nakiga, nza kwiga ndarangiza, ariko ni muri bya bikorwa nagendaga nanone mbashe kuba nafurira abantu, ariko nanone nza kubona umuganga kuri YouTube utanga ubutunzi, hari amafaranga yansabye 500 amaje kubinsaba, ndabimuha aransuzuma, niko arambwira ati uyu muganga yegeze iwanjye agiye kuma ubutunzi bwino ubishyire kuri kamera, ndetse n'amafaranga yaba agiye kuma naramuka abaye ibipapuro nzagere ibimenyetso byo kuzerekana yuko naba naratoboriwe. Ese aganga bakomeje gutanga ubutunzi ubakira ute, ubafata ute, cyangwa ubatekerezaho iki? Ubuzima bwawe bushobora guhindura byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha ubu ngubu niho ngiye guhitangira gute, niho ngiye guhita njya nsange muganga ariyo mubaze byinshi bigiye bitandukanye. Ese uwo mutungo urongera uzamura byatandukanye. Twabonye abaganga bagiye batandukanye batanga ubutunzi, ariko bamwe ngo amafaranga yacu twarayariwe, tumaze kuyarya twabahamagara bikanga, ariko abaganga 5 wowe ukore subscribe yakunyamana yo mubona tutarimo turagenda dukora bya buri munsi, nuko hari imbogamizi tugenda duhura nazo za buri munsi, mugiye mu supportinga, kandi inomero zacu kuri screen ziba ziriho kugira ngo mukomeze mutugire inama n'inyunganizi n'ibitekerezo, hanyuma komeza ugene nanjye. Urabona ko turi mu bigori mu mashyamba, abantu batazi bihaga ari ngibyo n'ibiti bya gereveriya. Kuri telefone yanjye niyo nakoresheje kuko kameramani we yarakiri Inyamirambo, ariko ngewe nimwegereye mu majyaruguru y'u Rwanda niho natembereye. Okay, ngeze kwa muganga ahangaha, urabona umutimbwe rwose naho hari kwinjira mu buryo ndimo ndamubona kunze bakiga neza n'itanu ahinjiye ahangaha ngo iwabo umukobwa. Uyu muganga ni ubwa mbere tumubonye, ngiye kuyafatira hejuru ya telefone. Ndakomanga cyangwa ndetse nganga ngo bya 8,000 nakubwiye ngo mfite uyishyiramo, aho wakora buri mwimwe uyishyiramo. Niriwe ba uyu mugabo ni wo wasuye zifite naje n'umumagaye akire, bibaye ngombwa ko nkoresha telefone. Salama patro. Salama. Nizute se? Ni sawa. Uri mudukise ko mono amahembe ahantu hasi n'iki? Ni ukuvuga ngo uyu mukobwa yaratwitabaje tubwira yuko akeneye ubutunzi, ngo hari n'umuganga wamubeshye ngo azamuha umutungo, arangije ngo amurya amafaranga ntiyawumuha, ariko aje kumpamagara mbonye kuri YouTube nsanga atari nge yahamagaye. Oya nagira kugiye kwamamaza niyo numva kubona iyo ngiyo niyo yanjye, nuko atari yo yahamagaye. Nkuko abibonye rero, ubwo iyi karito niyo ugiye kwakiramo umutungo wawe, ugiye kumfasha urambikeho ibiganza, ako umuga tuzamura umutungo cyangwa ukora igikorwa ndamwibarizanya kare umpamagaye noneho yahigire kama nasi n'umwana muko gakiri mutoya wajya guhindurirwa ubuzima. Nawe agiye guhindurirwa ubuzima, yari afite ikibazo cy'inyatsi yakuweho, bibaye ngombwa yuko nza kumuhagararira ku gicumbi kugira ngo yakire umutungo.
ababyeyi bamwemereye wa miliyoni 40. aho